reka mvugane nawe. Abantu babasha kuguca intege ariko we ntuzigere wica intege. Imana y'amahoro itugirire neza. Reka abantu baguca intege ariko we ntuzigere wica intege. Reka abantu babone ko ntaho uzagera ariko wowe vuga ngo nzahagera mu izina rya Yesu. Kubera yuko naho ugeze uyu munsi ntabwo ari bo bahakugejeje. Birashoboka ko hari uwavuga ngo yaragufashije ariko kuba yaragufashije ntabwo ari impuhwe yakugiriye. Rimwe na rimwe uzasanga abantu bagufasha kubw'inyungu bakubonamo, ndetse abantu bakagufasha kubw'ibyo bakwitezemo, ndetse abandi bakanagufasha bagira ngo bakugire igishoro. Ariko hashimwe Yesu ujya dufasha ntacyo aturebyeho, akadufasha ntacyo yitayeho, akadufasha ntabo turibo, akadukura iyo ngiyo turi banyagupfa, akadukura iyo ngiyo turi abantu badasobanutse, tudafite izina, turi abantu mbega badafite isura, ariko data akaza